ishobora kubona views zo ku mubiri wa nyakwigendera gogo zitari zihagije ikavuga ati reka muhe views oya ntago Imana igihora oya nyamara ngiye buriya Imana iyigiye wikunzira muhata oya ntago kuki atari wowe wagiye ntago Imana bikoze kugira ngo imwongeze iyo views ahubwo Imana yabikoze kubera ko yarabiteguye mu bwambi wayo weka nkubwire tugendana ibintu bitatu tugendana ikizagukiza nikizakwica uvi Rwanda ukagendana nacyo niyo mpamvu mwana ngo umwana wanjye aritashye umuherereze atashye gute Elvis yitavye Imana so ikiganiro bikiritse aho ngaho tuzagaruka mu butaha oya buretse se reka so dusobanure nyine tubwire bigenze bite kandi imibare yanjye siyo yawe kuba navuga ntingewe ibintu bimeze gutya kabibara hari abandi bari bahuje ibitekerezo buriya ahubwo bo batabashije kubisohora buri ikintu cyasohotse mu kanwa kugira ngo gisubizeyo biba ari ikintu gikomeye niyo mpamvu wenda tujye twitondera kuvuga hari igihe tuvuga ijambo ugasanga ribaye skandal ugasanga ukoze insolite izagukurikirana mu buzima bwawe bwose bityo rero kuvuga ngo yakose umubare bigenda kuri hari na benshi babikoze iyo mibare rwose kuko wenda guhaye nk'urugero ntago naba mbonye nk'ikibazo kibaye kuko nawe aho uri ntago wigeze uza ntago nawe kubera iki ubushobozi imibare kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe ariko hari igihe bigorana cyane kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete hypertension hepatite impyiko ndetse na prostate abo bantu byako kanya babakoraho rikaka abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga no kuvuga infection imihango idakama n'ibindi bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe no kuvuga kurogwa African Healing Helbo bahamagare kuri 0788832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255 75 69 563 nimero yo muri Tanzania ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije obesity imiti yabo ikugeraho aho uri hose kwisi kubera ko bakorana na DHL reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza abakunzi ba Kiranuka TV mwe mukunda gukurikira inkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi reka mbanze mvuge ngo Imana y'amahoro ikomeze kubampera umugisha bagize ibyago mukomeze kwihangana abarwayi namwe mukomere Imana y'amahoro iracyahari ngiye kwakira umuhanuzi umukozi w'Imana profete pastoro ni byinshi cyane umwitatanga Imana hatanga umeze neza ko warumaze iminsi uri bize cyane ibintu n'amahoro Imana ishimwe cyane amen ndabashuje mwese mu izina ry'Umwami Yesu Kristo bene data ababuza amahoro Umwami Yesu abaha amahoro kandi n'abarwaye Umwami Yesu abakize nanjye ndimwo niyo mpamvu nari narabuze amen maze iminsi ndwaje n'ubu ntago tubarakira barakuntu unsanze nyine nguyeho bugwi ariko kumpamagara ukubira atawa bambi kudafata telefone twari turi mu marwariro kubera abana banjye babiri bari bamaze iminsi barwaye bameze nabi gusa numvise
ko hariho agahenge yuko kuba bariho ko barimo baba neza. Ariko uravuze ngo abagize ibyago, mbonye na mugenzi wawe Empty Mind numvise amakuru ngo yapfushije. Ese waba wayamenya amakuru? Reka nze ndebe, nabibonye kuri status, gusa nabonye hari ibitangazamakuru bitarabikoraho. Kandi nawe nabonye atigeze uploadinga, je nari nagize ngo wenda views zabonetse. Ariko komeze kwihangana, nabibonye kuri status ziwe. Ubwo rero sinzi uko bimeze, gusa nabonye ari se wabo witabye Imana. Buriya iyo umuntu ariko se wanyu nanone aba ari umuntu wo mu muryango wa hafi, aba ari umuntu wa hafi cyane. Ariko nanjye nahoze ndeba kuri status ye ntago nayibonyeho. Status igihe nayibonye, nabonye avuga ngo umuryango wa Niyonzima Jean Claude wagize ibyago, wapfushije umubyeyi bari basigaranye. Mu by'ukuri rero ntago jewe nishimiye ko Pastor Claude yagize ibyago, n'abamuri hafi n'abadukurikiye by'umwihariko bamukomeze kandi bamwihanganishe. Gusa amakuru nkura mu ba YouTube nuko bose uri guhamagara ariko ariko nizere ko views zabonetse. Mu yandi magambo, natwe ntago tubyishimiye cyane cyane, birambabaza umuntu yatuvuyemo, ariko kandi twese niyo nzira. Gusa namubwira ngo Umwami Yesu Kristo amukomeze, kuko twe ntacyo twashobora kumukorera kugira ngo akomere. Kubura umuntu ntago biba byoroshye, urabizi nanjye niyo nkibura madamu umwaka ushize. Ariko bitewe n'amakuru ragiye numva ubushize, mwene data Gogo yatuvuye ku maso, umukozi w'Imana. Ariko njya kumva numva ngo views zabonetse. Ubuse natwe twibaze ko views zabonetse. Kuba uploading ubwabyo bigaragaza ko nta views zirimo. Ni ibyago rero ku banyarwanda bose, ni ibyago ku bapasiteri bose, ni ibyago ku bakozi b'Imana bose kuba twabuze mwene data. Reka mwene data Pastor Empty Mind Claude, Imana ishobore kumukomeza cyane kandi mwihanganishe, imukomeze nkuko yankomeje. Yego, reka dukomeze turebe. Reka mamagare umunyamakuru umwe hano, ndebe yuko yadufata tugirana ikiganiro, nubwo cyaba gitoya ariko twumve ibigendanye. Umunyamakuru guturuka i Kigali, muraho? Aho neza mukozi w'Imana Ezekiel. Nguhamagaye ndi mu kiganiro. Yego. Mbonye inkuru y'incamugongo ku mubyeyi wa Pastor Empty Mind. Ni Pastor Claude. Ese kuki wamwise Empty Mind? Impamvu ni udutendo tw'ibyo duhuriyemo muri iyi minsi. Yego. Kubera ko umuntu ufite ubwenge ntago ashobora kunyita ikigarasha. Yego. Rero iyo unyuze ikigarasha kandi n'amashuri yanjye ubwayo atanyemerera kwisanga muri ibyo bintu, uba uri Empty Mind. Iyo niyo mpamvu yatumye mwita iryo zina, no kuba yaragiye ampuza n'abandi bagiye batandukanye, kandi rimwe na rimwe nareba nkabona nta n'ibihamya n'ibimenyetso n'imbaraga zo kuba babigarasha usibye umunwa gusa. Ubwo mpitamo kumwita Empty Mind. Kuba yagira igitekerezo cye kidahuriweho n'abandi, ari we bwite ku giti cye, wowe byagakwiriye kukubabaza, ariko byagutera ikibazo ngo wenda harari kukwita ibyo utari byo, byakubabaza. Urumva iyo umuntu akwise ikigarasha aba akwise umwanzi w'igihugu. Yego. Hari igihe wowe udashobora kubyitaho bitewe n'uko wabigenzuye, ariko hari abantu batazabyitaho. Nyuma yese hari abandi bigeze babikwita basi, cyangwa se babikubwira ngo uri cyo. Uracyabona sharing ibiganiro na ba Pastor Justin? Yego, ntago nkibibona. Aho rero harimo ingaruka z'uburyo niswe Empty Mind, ba Justin n'abandi bagiye bamvaho. Yego. Hanyuma se wowe iyo ubona umuntu akwita ikintu utari cyo, akwita ibintu wowe kandi utari byo, ikindi kintu wowe uzakora kugira ngo ubashe
kuba wagaragariza isi cyangwa se wagaragaza abantu gukurikira kuri platform yawe ya YouTube ko ibyo bintu witwa atari byo ni nk'iki hari icyo ukora kugira ngo nabo bose ubereke convaincre cyangwa se ubaconvaincre neza babe convinced ku buryo ntabyo kuvuga ngo uyu muntu turamufata gutya reka tumufate nk'abo bose bakumva ko ibintu uvugwaho atari ukuri kandi nawe ubwo hari ibyo wakoze bigaragaza ko atari ukuri hari ibyo bigeze ukora basi ngo babe barabirebye babone ko ibyo bintu bagiyemo n'abatari ukuri wenda ibitekerezo by'umuntu ku giti cye ntabwo kugaragaza kuri platform ari byo bigaragaza yuko umuntu atari ikigarasha hari imyitwarire y'umuntu kandi ntekereza ko ibyo hari inzego ziba zibireba ndetse zinabisuzuma zikaba zabikurikirana zigasanga ni sibyo ariko reka tureke kujya muri byinshi ahubwo twinjire ku kigendanye n'iyi nkuru y'urupfu rw'uyu musaza n'uburyo ntarabona ibiganiro bivuga ko Pastor Claude cyangwa Empty Mind yapfushije yaba urupfu rw'uyu musaza ari uko nta views zirimo bihagaze gute kuri wowe uri kuri cyo kuri side yanjye nuvuga ngo ngewe buriya iyo ndi kuvuga ikintu nkivuga nkanjye ku giti cyanjye ntawe mvuga ngishyiraho mvuga nkanjye ku giti cyanjye kandi ikintu mvuze ntabwo gikuraho icy'undi yavuga cyangwa igitekerezo cy'undi ngewe ku giti cyanjye uravuze uti sinigeze mbona hari abantu ibiganiro babimukozeho n'iki ariko nabonye ikiganiro kimwe rwose mu gitondo sinzi agashenda kariko nakibonyeho arimo aravuga ati rwose uyu muntu mugerageze nubwo hari ibibazo mwaba mufitanye na Niyonzima Claude mugerageze mu mutabare nimwiteho ko hari ibibazo mwaba mufitanye kuko uburyo bigeze aha ntabwo biriya bintu by'urwango rwo kuri YouTube cyangwa kuri social media ntabwo ruba rukikonta no muri bibazo nk'ibi tumugerageze mu mutabare nakumvise akantu kandi koko umuntu ashobora kugirana ibibazo n'abantu kuri social media hari abavuga ko bagiriwe nabi ku ruhande rumwe cyangwa ku rundi ruhande na Niyonzima Claude ariko ko bagize ibyago akaba yabasha gupfusha se wabo nk'uko yabyitangaje kuri status we ya telefone akoresha kuri WhatsApp vraiment ntabwo twamutabira hitaka ntabwo mbega ngo ndavuga ku ruhande rw'abantu bashobora kuba wenda bafitanye ibibazo icyiza nuko dutabara umusaza kandi buriya iyo umuntu abuze uwe nubwo wenda byaba ari ibintu bikomeye nubwo hari amagambo yaba yaravuze kera ku rupfu rw'abandi cyangwa se hari ibyo yaba yarakoze iyo ni kuri side ye ariko byibuze reka umusaza aba agerageza guherekezwa mu mahoro anagende atuje kugira ngo byibuze n'Imana ibashe kuba yazana amahano umugisha igihe runaka kigeze. Uyu musaza witabye Imana azize uburwayi, yitabye Imana azize urupfu rumeze gute, tubwire. Ku makuru ngiye mfite ubwo mperukana nawe ndumva ari nyuma ya yuriya mu pasiteri witabye Imana aguye ahantu hatiyubashye mu kageto ukuntu bavuga ko bagiye gusambana. Nyuma y'iki kiganiro nibwo naje kubibona Niyonzima Claude ari kumwe n'umupapa mu modoka, nyuma tuza guhura rero ambwira yuko ari se wabo cyangwa se ari papa we witabye Imana wajanye mu bitaro urwaye. Bibaho ejo nibwo twongeye guhura ndamubwira ni amakuru ni meza tuganiraho gatoya, mubaza amakuru ambwira ko muzehe wakirwaye. Ndamubwira noneho ntabwo nari nzi ko akiri mu bitaro, kamwe umuntu uri hafi wenda nari kugenda nkamugeraho nkamusura, ariko kubera hari ibindi bibazo nahise ngira nanjye byatuma musurwa. Rero namenye amakuru ko yitabye Imana muri joro ryakeye, ariko sinigeze mbasha kumubaza ngo se yishwe n'iki cyangwa se yararwaye iki. Ntabwo amakuru nigeze nyamubaza, urumva yambwiye ko arwaye gusa sinigeze mbikurikirana cyane. Gusa ariko nka nyir'ubwite we kubera ko n'ibizami bya muganga nawe wari umazeho igihe warabizi cyane. Ubu se aba YouTube umwuka uhagaze ute? Ntabwo bahagaritse imirimo yabo ngo bajye gutabara umu-YouTuber mugenzi wabo, ariko nabonye gutabara ko aba YouTube nanone urupfu rutarimo views ntago bajyayo rwose. Sinzi niba bose babyumva kimwe, aba YouTubers bari mu Rwanda bose sinzi niba babyumva kimwe kuri
iyo side nk'uko uri ubivuga gusa uyu munsi numvaga ambwira ko gahunda yo gushyingura abantu barayimenyeshwa mbega kuwa gatatu cyangwa se kuwa kabiri aribwo bazayimenyeshwa musibe uyu munsi rero aba YouTubers bagenzi babiwe kimwe na bagenzi bacu bamwe amakuru bayamenye nigeze kubaza Justin uko bimeze ambwira ko afite kabaza ariko aza gushaka ukuntu ahagera akazamutabara ndetse munahori birashoboka ko ashobora kuzahagera cyangwa se ntanahagera kuko numvaga ko wafite gahunda ubwo niho nabashe kuvugana nabo mbabaza amakuru se mwahiza gutabara muzagera ku muvandimwe tumutabare nuko ariko ikigaragara cyo nuko uyu mugabo wenda sinzi ntabwo ndamara kureba ishusho ngo ndebe uko yabimeze mu gihe cyo gushyingura ubwo ndabitegereje kusanze turebe ariko nifuza ko abantu bamutabara vraiment kameme kuba uyu munsi Pastor Claude apfushije cyangwa empty mind niko nge nkunda kumwita n'abakunzi banjye niko babizi ariko bikaba bigirinze bigeze aya masaha nta nkuru zirakorwa zivuga urupfu rw'uwo musaza uwo musaza ntago tumwanga kandi na Claude nawe ntabwo ari mu bantu banzwe wenda bishobora kuba yapfusha akaba hatakorwa inkuru ese utekereza ko iyo aba ari Pastor Claude wapfuye wanyewe utekereza ko biba bigeze muri aya masaha inkuru zitaravugwa cyangwa nuko ari se wabo witabye Imana akaba bitaravuga buriya ahanini uko umuntu aza kuri platform nagiye mbivuga kuri platform ze cyangwa se akaza kuri social media akaza wese hari abagira kwirezeriva hari abaza ariko ntibazane imiryango yabo kuri social media nkeka ko ari ikintu gishobora kuba gituma n'abantu badashaka kumukoraho ibiganiro kuko umusaza witabye Imana ntabwo yarazwi ntibamuzi no kuri social media nta nubwo washatse ko byibazaho wenda ko umuntu yazakora ikiganiro akavuga ngo jyewe Claude yitabye Imana nani sorry papa wa Claude cyangwa se wabo yitabye Imana byagenze gutya bamwe kuko badasanzwe bazi ko aba kuri social media wenda niyo mpamvu batigeze bajya kubikoraho ibiganiro iki kintu uvuze cyo kuvuga ngo Claude yitabye Imana usibye ko tanabimwifuriza ariko gupfa zapfa nanone ariko birashoboka ariko urabihakanye se ntago azapfa yewe ntabwo nabihakana kandi sinanabyemeza buriya ngeri iki gisubizo cyanjye kuko simamya ngo uyu muntu azapfa gusige namuremye Imana yaremye umuntu n'iyibizi ngo iherezo rye nirihe bizagenda gutyo kuko jewe ushobora kuvuga nk'umuntu ngo uyu muntu azapfa nkabihamya mu iteganya ryanjye kandi wenda azanarama ugasanga aramye ubuziraherezo ko ntawe umenya ngo Imana yateguriye umuntu iki ko buri muntu agira ntuzagira faze ye ikarangira rero faze ye ntayo niyo mpamvu nakirwa ngira icyo nongeraho cyangwa mvuge ngo wenda azapfa cyangwa ntazapfa iki gisubizo cyanjye iki kintu cyo kuvuga ngo aramutse apfuye ngo ese ngo ntibyavugwa vraiment byavugwa inkuru zavugwa cyane cyane ko ni umuntu uri social influence arazwi cyane ni umuntu ukoresha platform ni umuntu ugaragara ku ma platform y'abandi menshi atandukanye yo kuri YouTube kandi afite abasubscribers benshi rero bityo ikintu gituma atabura kugaragara ntago yabura kugaragara ko aramutse nk'urugero wumvise akora impanuka ntago sobonye ko abantu bose babikoze inkuru bivuge ko rero ko we arazwi kuri social media arazwi ndahamya neza ko ntago yabura kuba bamukoraho ibiganiro hari ijambo yumvikanye avuga ku bw'urupfu rwa Gogo nyakwigendera Imana imutuza heza ubwo yari arimo arabara amatike yo kujya kumuherekeza abaravuze ati nta views zaba zirimo ntabwo ari ryo jambo ryaba rimugarutse bigatuma atari butabarwe ku bwiganze bwinshi nk'umuntu wari ufite izina rizwi kuriya simpamya ko atari butabarwe kuko igihe cyo gutabarwa wenda ntikiranagera wenda keretse yaba tubikoze cyangwa se ubiyimbashije yaramaze gutabarwa baranashyinguye nibwo nari kugira icyo mbivugaho ariko kuri iyi side uyu munsi ndahamya neza ko gutabarwa ashobora no gutabarwa na cyane ako yakaba ari kwakira inkunga ziri guturuka muri diaspora bayisimbi n'abandi bakagombye kuba bari kuvuga yuko yapfushije birashoboka yuko
ashobora no kuba wenda n'izo nkunga ashobora kuzibona ntuzi wenda uko bimeze bashobora no kumukorera ibiganiro bashobora kumukorera ibiganiro bamutabariza ngo atabarwe ibyo birashoboka ariko ntiturabibona kabutegereze turebe uko biri bugende kuri iki kintu uvuze ngo ijambo yatangaje ku rupfu rwa Gogo abara ibijyanye n'amatiketi hari ikintu kimwe ku ba YouTubers bo mu Rwanda ndetse sinzi nimba n'ahandi ariko bimeze ko nta experience afite aba YouTubers bo mu Rwanda nta rukundo bagiranira njye nimba narakubonye ikiganiro cyangwa uteganya ikiganiro ndakwigira inshuti finally nkura ikiganiro birangiye nta mu YouTubers mu Rwanda nta mu YouTuber mu YouTuber bari mu Rwanda uvuga ngo akunda mugenzi we namye neza ko ntabyo iyo ni igitekerezo cyanjye ikindi ko yaratangaje ira jambo ku bya Gogo abantu twese tugira imibare itandukanye ese uri kutwumva ndabumva cyane abantu twese tugira imibare itandukanye kandi imibare yanjye siyo yawe kuba navuga ni ngewe ibintu bimeze gutya kabibara hari abandi bari bahuje ibitekerezo buriya ahubwo bo batabashije kubisohora buri ikintu cyasohotse mu kanwa kugira ngo gisubizeyo biba ari ikintu gikomeye niyo mpamvu wenda tujye twitondera kuvuga hari igihe tuvuga ijambo ugasanga ribaye skandal ugasanga ukoze insolite izagukurikirana mu buzima bwawe bwose bityo rero kuvuga ngo yakoze umubare bigenda kuri hari na benshi babikoze iyo mibare rwose kuko wenda guhaye nk'urugero ntabwo naba mbonye nk'ikibazo kibaye kuko nawe aho uri ntabwo wigeze uza ntabwo nawe kubera iki ubushobozi imibare by'amafaranga isi inkuru ndagenda nyikavaringa yewe naratabaye ariko ndi hano muri iki gihugu cya Uganda naratabaye no kuri ambassade y'u Rwanda tujyayo duhabwa ibyo service twagombaga guhabwa kugira ngo umubiri wa nyakwigendera uzanwe nge uruhare rwanjye nararukoze hano muri Uganda nge n'urugero naninanze ubwo umuntu ari kure akabara kugera aho hantu akavuga ati se hano hantu nindamuka nkavarinze inkuru yawo ndaza kwikuramo iki buriya gane tukabeshyanye ikintu cyose kuri YouTube dukora tugikora kugira ngo tubone inyungu nimba ubona ukaspendinga more than 10,000 cyangwa se 15,000 ugasanga ikiganiro cyawe ukoze nta nubwo kiri savings cyangwa se kikuzaniye byibuze na mayero senga cyangwa se na mayero 20 burya cyagiye uba wahiye ujya kubona ukabona senga mayero 10 kizanya mayero angahe kigiye uba wahiye niyo mpamvu benshi babikora muri iyo mibare kandi ndakeka ko wenda yaba ari nko gutabara byo gutabara ntago yari kujya mu makamera ngo yirwa avuga cyari kugenda gatabara bisanzwe ko nk'ubu nanjye nintabara korode ntabwo nzajya nayo kamera no kugenda gusa nkamutabara bisanzwe nkagaza ikarangira reka ngushimire ashobora kuba yaravuze rira jambo kubera impamvu ze bwite reka ngushimire kubera impamvu ze bwite n'ibitekerezo bye kandi bidakora iby'abandi urakoze cyane murakoze cyane namwe ku mwanya waduhaye ngayo nguko ijambo ti nta views zirimo rigarutse Pastor Claude cyangwa Empty Mind arimo arabura aba YouTube n'abandi bantu bagiye batandukanye yagize ibyago deja wabyumvise kuva mu gitondo biratangaje kuvejo kugeza aya masaha nta gitangaza makuru na kimwe kiravuga ko Pastor Empty Mind yagize ibyago urumva bidateye urujijo kuri uyu mugabo uyu ni umunyamakuru mugenzi wanjye mpamagaye utaragira icyo atangaza ngewe witwa ikigarasha ngewe witwa umwanzi ninjye ufashe iya mbere yo kubwira abantu yuko Pastor Empty Mind yapfushije se wowe wakiriye ute iyi nkuru ese Pastor Empty Mind we yakiriye ati inkuru y'urupfu rw'uyu musaza kuki tutarabona ikiganiro ku Ikaze TV Rwanda mu by'ukuri birumvikana kubura umuntu ntago ari ikintu cyoroshye reka nkubwire Ezekiyeli kugira ibyago jewe nagize ibyago nabuze madamu namaze hafi nk'icyumweru cyose ntararya gusa Imana yarankomeje amatelefone narafataga nkavuga nkanabwira abantu ariko byashoboka ko nawe atarabona izo mbaraga zijya kuri YouTube ariko Bibiliya itubwira ngo iki tuvuga ngo tugire umutima w'imbabazi nk'uwari muri Kristo kugira umutima w'imbabazi rero ni ukubabarira ukabara n'umwanzi wawe n'uwaguhemukiye
rero ntabwo twebwe twamwitura cyangwa se wowe ntabwo wamwitura urwango akwanga gusa hari akantu murimo mukina jewe ntarasobanukirwa ubanza muri YouTube mugiramwe politike wanyu namwe utuma views ziboneka cyangwa se ubu naho ngaho hagati na hagati kubera ko niwe wabivuze ariko nimba wabyivugiye nimba wenda mushobora kuba mugira politike tujya tubona muri politike ibihugu n'ibihugu bishaka akabaza kugira ngo umwe abone hacisha akantu ke namwe mushobora kuba mujyana ububazo kugira ngo buri umwe wese abone hacisha akantu ke uko kwezi wenda byihute ntabwo nashaka kubyinjiramo ariko mu by'ukuri turamwihanganisha gusa nongera kubwira bene data abadukurikiye umunwa ni ikintu cyagukiza kikanakwicisha Salomo yabivuze neza mujye mukunda gusoma ibitabo by'abasezi cyangwa se ibitabo bya Salomo mujye mukunda kuvuga amagambo makeya kandi asubizamwo bene data imbaraga tutavuga amagambo y'urucantege no kuvuga umuntu aziga no kuvuga aziga mu kinyarwanda so rero bene data ndamwihanganisha kandi nihanganisha n'umuryango wose mvuga ngo Imana bakomeze gupfisha cyangwa se kuburwa umuntu ntago ari ikintu cyoroshye ni ikintu gikomeye cyane gusa kandi tubagiye ko twese ariyo nzira rero kimwe mu gushyigikira mwene data ukajya kumushyingura wade ntimuvugana wade mufite ibi batandukanya ariko iyo upfuruje ibyo byose bijya ku ruhande kubera ko nawe ejo bazagutabara yego hari benshi bari kuvuga ngo kuki atari Pastor Claude wapfuye barimo barabivuga kuki Imana itwaye uwo musaza wo mu muryango we bafitanye n'isano ya hafi kuki atari we yajyanye kari uturembeje abo ngabo rero nabafitanye ibibazo nawe ariko kandi Imana ntago wajya mu mugambi w'Imana najyaga nari nturanye n'umuntu abantu bajyaga bavuga ngo ariko se ubundi uzapfa ryari bitewe nuko yari ababangamiye kandi ko musaza yari abangamiye ariko yavuze ijambo rimwe nditekereza none ndacyaryibuka abango nta mukuru w'ikuzimu nta umenye umukuru w'ikuzimu niko yavuze ngo ushobora kumbanziriza kandi koko mu babivuze mu batonyi baho ngaho babiri bamaze kugenda ubora cyahaye n'ubu ngubu so rero umwe mwene data Dawidi yaravuze ngo ahari kurira kwararira umuntu ariko ejo mu gitondo gakimpundu zikavuga yashobora kuba babangamiye uyu munsi ariko ejo akaba yahinduka akavuga ubutumwa ese Paul ugira ngo yakoze bikeya ariko se yagarukiye havuga ubutumwa se we wazanye ubutumwa natwe twadusiga tubuvuga rero nagira ngo mbwira abantu bose n'abatubi bose Pastor Claude mu mubabarire kubw'ijambo yavuze ko nawe ntago ari we yishakiraga amaramuko cyangwa se yishakiraga views ku mugani wiwe yarabisobanuye rero bati ni ukubera views rero mu mubabarire wese tutirangajije aka kantu Imana ishobora kubona views zo ku mubiri wa nyakwigendera gogo zitari zihagije ikavuga ati reka muhe views oya ntago Imana igihora oya nyamara ngiye buriya Imana iyigiye wikunzira muhata ntago kuki atari we wagiye ntago Imana bikoze kugira ngo imwongeze iyo views ahubwo Imana yabikoze kubera ko yarabiteguye mu bwambi wayo reka nkubwire tugendana ibintu bitatu tugendana ikizagukiza nikizakwica uvi Rwanda ukagendana nacyo niyo mpamvu mwene data umwe yavuze ngo wasiga ikikwirukankana ariko ikikwirukankamo ntiwagisiga izi rero aho uzagwa isaha uzapfiraho ikizakwica kandi ikamenya aho uzakirira ikizagukiza nuko uzakira ikamenya naho uzagira umumaro n'igihe uzawugirira n'igihugu cyuzagiramo umumaro ko ari ikintu nkundira Imana kuba itamwituye kuba yamwituye ishyaka rwanira igihugu kuba turwanira igihugu neza ibigarasho byita ibigarasha uvuga imbwa mu mazina reka nguhembe ariko ubundi reka mbanza mbaza gatoya ubundi igihugu mu cyitiki ibaze kubitishe makanzu ntiyice Ezekiel w'ikigarasha bavuga ko ari ikigarasha ntiyice Robert witwa ikigarasha ntiyice Padiri Nahimana n'ibindi byitwa ko ari ibigarasha byose iyi gahita ivuga ati rero warwanyije ibigarasha neza ngo tware umuntu si igitangaza kurwanirira igihugu ubundi igihugu
igihugu ntabwo bakirwanirira ku munwa ya ntabwo bakirwanirira igihugu ku munwa igihugu nuko mbona wenda social media ifite ukuntu yagihinduye nk'akantu nk'isambu y'umuntu ariko ubundi mwene data igihugu kirakomeye njya mbona n'abakirwaniriye rimwe na rimwe kibahinduka igihugu ni ikintu gikomeye na perezida wicaye mu ntebe his excellence ashobora gukora akantu gatoya ukabona nawe yisanze mu buhungiro igihugu rero ni ikintu gikomeye cyane ntabwo ari ikintu tubona nk'uko tukibona bakivuga uko nko kuri social media oya rero kubitamwituye nuko hari igishaka kuzamukoresha ubundi hari ibintu Imana ishobora gushingira itwara umuntu ikintu cya mbere ushobora gukorera Imana ikishima ari ikabona imbere hari bizakubangana bigatuma uva mu murongo wayo ugatangira kwandavura cyo kivuga ngo reka ngo utware hakiri kare iminsi n'ibitaraza yego icya kabiri ishobora kugutwara ibona n'ubundi uri it's like foolish uri ntacyo yimariye warayonone warepfiriye ubusa kuki tatwaye empty mind nicyo nibaza noneho rero ishobora nko gusigaza ubona warigeze kuyimenya ukayigasa ariko ukayicika ukagenda ukandavura ukayitukisha cyangwa se ugakora ibyangwa n'amaso yayo ariko ikabona nuramuka ugarutse bizaba ubuhamya kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyo ikora byose ibikora kugira ngo iheshe icyubahiro ikabona nubona ugarutse uzatanga ubuhamya cyangwa uzavuga izabibona mu icyubahiro ikakurindira icyo ngicyo ntago rero yamutwara kubw'iyo mpamvu ntabwo yamutwara kubw'iyo mpamvu ahubwo byose bikora kugira ngo iheshe icyubahiro buriya hari ikintu ikimurindishije cyangwa se igishaka kumukoresha Imana ikagihererwamo icyubahiro yego mbese muri make kuba Pastor Claude yapfushije abantu bamukunda n'abatamukunda twese twifatikanye nawe muri ibi bihe by'umubabaro wo kubura uriya mubyeyi Didasi we nta kibazo na kimwe dufitanye yemwe na Pastor Claude nawe tuze kubanza twirengagize ibyapfa n'aba YouTube bagiye batandukanye hanyuma nyine tumutabare tumushyigikire kandi atumenyeshe niba ruriya rupfu rwa se wabo rurimo views tugende twitwaje kamera cyangwa se tugende tuzitwaje kubera ko nta hantu na hamwe yigeze agenda atitwaje kamera rero natwe ntaze kuza gutungurwa nuko turi buze kuza kwitwaza iki kamera mu rwego rwo kugira ngo tumutabare kandi niba nta na views zirimo natabona aba YouTube amenye ku rupfu rwa se wabo rutarimo views narabibonye akwira kwitwaza kamera ejo bundi bwo ne telefone bayimenye kwa mwene data Kibonke ariko mwene data Claude kubwo kubura se wabo Adidasi sorry gatoya it's okay avuye yabipingaga kubwo kubura mwene data Adidasi ndamusasira cyane rwose ni ibyago nsaba n'aba YouTube bose ushoboye amugereho kandi udashoboye ezo umukandire ku kanyenyeri wirengagize byose ubikore ku bwa mwene data nawe ejo ntago uzi ko bizagenda kubura umuntu ntago ari ibintu byoroshye kugira ngo umuryango usigaye ubone ka peteroli byashaka ko yari afite abana byashoboka yuko bitameze neza urumva no kwitegura guherekeza umuntu ntago ari ibintu byoroshye rero mu mukandira akanyenyeri aba diaspora muri iyo ngiyo rwose mugerageze mwirengagize ubugoryi n'ubupfafa bwa Claude mu mukandira akanyenyeri nashobore kuba yatabara ubugoryi n'ubupfafa yego abantu badukurikiye bamukomeze kandi bamube hafi ubuntu n'umugisha wo kugira ngo atabarwe ntago ngiye nishimiye yuko Claude abura uyu mubyeyi uyu munsi byibura reka ndeke gukomeza kumwita empty mind atagira abantu benshi batagira ngo ndi kumukomeretsa ntabwo giwe mbyishimiye kandi uriya musaza Imana imutuza heza n'umuryango we wihangane bakomere abari hafi baba komeze nanjye ndamukomeje by'umwihariko nubwo twari turi kugana dushyiramo akaringushyo ariko umuntu yapfuye deja yitabye Imana nta nubwo twagakwiriye kuba turi gukinira ku muntu wapfuye
reka twikomereze ikiganiro. gusa mwene data Imana imuhe uruhukiro ridashira. Ariko itabiyo ngusaba akantu telefone. kamwe nyiri aho ngaho Itabiyo telefoni. oya ya bipingaga nago gusaba akantu kamwe nimba mugiye kuvuga empty mugashyiraho pasiteri mujye bavuga ngo empty mind corrode birangirira ndago gatoya alo nandi mu kiganiro ninde mari bite Ihangane pastor wihangane rwose turi mu isi tuba tufashe igihe mu ntambara Elvis ariko abenshi ntago bazi yuko nawe byagushyikira ntibazi ko nawe byakubaho nibyo se ariyo mpamvu benshi bari kuvuga ngo iyo uza kuba ari wowe wagiye abantu bakaba bararuhutse bagukize ngo urugambo rwawe gusa njyewe nifatikanyije n'abantu bari hafi y'umuryango wawe kugira ngo bagushyigikire bigenze gute uretse gato hari amakuru numvise ahangaha ariko ameze ate umwana ngo bigeza bite mbwira nyine bigenze bite amakuru muramambwiye Mariyamu nibyo cyangwa barambeshya ngo bigenze bite mwizina rya Yesu ataranarwaye bigenze bite mwana ngo umwana wanjye aritashye umuherereze atashye gute Elvis yitabye Imana so ikiganiro bikiritse aho ngaho tuzagaruka mu butaha oya buretse se reka so dusobanure nyine tubwire bigenze bite Elvis ni umwana wanjye w'umuhererezi waherukagayo mama ye yamusize afite umwaka n'ukwezi kumwe byumvikane ko rero apfuye afite imyaka 2 n'amezi 2 ariko katinga turaza kugarukamo ubutaha oya buretse biri serious cyangwa serious kubera ko ampamagaye mbipinze hariya ntayifata yabanje kumpamagara iri hasi ntayumva rero hano mbipinze yashaka atarafiteho rero urabona ko mise arahamagaye mpamagara n'umubyeyi mubaza rero mwihangane mureke nyine kandi bari umwana mutoya yarari kumwe na ba nyirakuru wibuke bano nibo barwaye bano babiri bari hehese hari cyaka reka tujye kutabara ubwo nyine nakuntu tuzagaruka mutaha nese iyi nkuru itunguranye mwoka byaramwe ihangane Paul komera komera mama